hari igihe relationship irangira ariko urukundo ntirushira. Hari abantu bagukunda buri munsi bagatekereza kuri wowe buri gihe ariko ntibabikwereke. Si uko batagukunda ahubwo nuko batinya kubikwereka. Uyu munsi tugiye kuranga ibimenyetso 7 bigaragaza yuko umuntu agukunda cyane ariko ntabikubwire. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukurikira video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse kumenya byimbitse. Kubera ko ino video irimo dushya inama zakungura ubumenyi cyangwa se zakungura mu bitekerezo byawe by'umubiri cyangwa se mu rukundo. Icyo usabwa ni ukwikujya ku musozo ukarushaho gusobanukirwa kandi atumvishe neza ukandika muri comments kugira ngo turabona duhera tugusobanurira ubutaha. Niba munyemere mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere azashaka impamvu yo kukwandikira. Nibwo mwatandukanye azabona impamvu yari yose yo kuganira nawe. Gusa benshi baremera akabyirengagiza cyangwa se babyumva bakabyirengagiza ariko nyamara aba ari ukuri. Azakubwata amakuru akwifuriza umunsi mwiza cyangwa se akwandikira ibintu udafite impamvu ikomeye cyane. Ibyo nabyo bishobora kuba ikimenyetso gikomeye cyane gusa benshi batazi cyangwa se birengagiza. Gusa babyumva cyangwa se babibona ntibabara kuvuga yuko ari ubusa. Naho kabiri ahora areba imbuga zawe. Iyo umuntu agukumbuye akareba amafoto yawe cyangwa se yarebye amafoto yawe ibyasize ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bikorwa byawe. Gusa benshi ntibabimenya cyangwa se nabimenye bakabyirengagiza bakazabimenya nyuma. Naho gatatu aratavugana n'inshuti zawe. Hari igihe umuntu agukumbuye cyane agashaka kumenya amakuru yawe ariko abishishije ku nshuti zawe cyangwa se abo muziranye. Aho naho uzasanga umuntu avuga ati unsubize kanaka ngo amakuru ye umbwiye yuko mukumbuye cyane. Naho kane aracyabika amafoto yawe muri telefone ye cyangwa se ahandi hantu. Abantu benshi iyo bakize relation basaba amafoto bagakora ibintu byose byabibutsa uwo muntu. Ariko agukumbuye cyane akenshi nayo atabikora kubera ko abateganya yuko muzabona cyangwa se muzongera guhura. Ariko atagukumbuye ayakuraho yose akasiba agasa n'ibintu byatuma mwihuza cyangwa se byamuhuza nawe. Naho gatanu ahora agaruka ku biganiro byanyu bya kera. Iyo umuntu agukumbuye yibuka ibihe byiza mwagiranye, yibuka ibihe mwagiranye cyangwa se umubano mwagiranye mwiza, agasubiza amaso inyuma akareba ubutumwa bwa kera cyangwa se akavuga ibintu mwigeze gukora muri hamwe cyangwa se ibyo mwigeze gukorera hamwe. Naho gatandatu arababara yakubonye uri kumwe n'undi muntu. Icyo kikwereka yuko agukumbuye cyane kandi anagukunda nubwo mutari kumwe. Nubwo yaba atabivuze ariko umutima we urakomereka cyane kuvuduka kuri hejuru cyane. Kuko hari igice cy'umutima we gikora kuri wowe. Gusa weho ntubimenya kubera ko uba utari kumwe nawe. Ariko kuri nuko akigukumbuye cyane kandi humura. Naho karindwi akomeza kubona agaciro kawe. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo ntirushira. Aho naho Abakorinto 13:8. Iyo umuntu agukumbuye by'ukuri ahora yibuka ibyiza byawe n'agaciro wari ufite mu buzima bwe. Niba ubona ibimenyetso birashoboka yuko uwo muntu agukunda cyane ariko nanone bivuze yuko buri gihe bashaka kugaruka. Rimwe na rimwe abagukumbuye cyane ariko arahisemo gukomeza ubuzima bwe. Yego rwose birashoboka. None se wowe kanyira akantu mwibariza, uratekereza yuko ikimenyetso gikomeye cyane kurusha ibindi ari ikihe? Twandikira hasi muri comment twiganire turusheho kunoza umubano. Kana subscribe ukanareka kugira ngo utazicikwa n'indi video izakurikira kandi zabikomeye cyane. Tuzavuga ibimenyetso 7 by'uko agukunda ariko agutinya cyane rwose nta kabuza. Kira gushishikariza ntuzatinye kubera ko izabikomeye cyane.